mwaramutse neza. Ndabashimiye by'umwihariko abantu badahwema kutugirira icyizere muri ibi biganiro, kandi mbabwira ngo icyizere mudufitiye ntabwo tuzabatenguha. Bidusaba rimwe na rimwe amasomo menshi abateguye mu rurimi rw'icyongereza bisaba ngo tuyajyane mu rurimi rw'ikinyarwanda rwacu tubasha kumva, kuko umubare munini tuba turi kumwe ni abanyarwanda nyine, abo tuvukana, abo tuvuga ururimi rumwe, abo dusangiye igihugu, abo dusangiye byose. Byumvikana ko tugomba no gusangira uburyo bwo kuvamo. Ni iki gituma cyangwa se kitwensipayaringa mu kiganiro nk'iki ngiki? Ikintu cyane kitwensipayaringa mu kiganiro nk'iki ni ukurebera hamwe uburyo ki twatanga umusanzu mu gihugu cyacu, igihugu cyacu kikakomeza gutera imbere, kigakomeza intambwe, ariko ukanareba uburyo dukurikije imbaraga dufite nyinshi cyane ziri mu rubyiruko. Nkeka ko urubyiruko ntabwo tubatiza imbaraga kuko imbaraga murazifitiye, ahubwo icyo dukora ni ugutanga ibitekerezo kugira ngo za mbaraga zibashe kunyura mu muyoboro mwiza. Uyu munsi rero turarebera hamwe intambwe zigeze kuri 7 cyangwa se inkingi 7 zikora kugira ngo buri projet yose, buri mushinga wose ukoze cyangwa se business urimo, akazi urimo kabashe kugenda neza. Icyo tugamije hano ni ukugira ngo umuntu abashe kugira intsinzi mu buzima bwe. Ntabwo ukwiye kwakira umuntu ukubwira ko intsinzi iboneka kubera ko waretse akazi kawe ngo ujye mu kandi, ahubwo uburyo bwiza no mu kazi urimo nonaha no mu byo urimo nonaha, dufite ubushobozi ndetse n'ubushake bwo kugira ngo tukugezeho uburyo bwiza bwo gutsinda muri buri kintu cyose urimo kandi ukoramo neza. Izo ntambwe 7 rero navuga ko zifite ibintu byinshi tuzabiganiraho, ariko hashingiye kuntu igihe tuba dufite ari gitoya turavuga ibintu 7 ariko turabivugamo mu magambo makeya. Umuntu uzashaka ko twazabirambura. Reka mvuge yuko intambwe ya mbere ijyanye no kubanza kwimenya. Reka mbabwire, ntabwo buriya mu buzima ibyo umuntu avuga ari byo bikora bizana intsinzi mu byo akora, ahubwo bikorwa n'icyo twita habit cyangwa se isubiramo rya buri munsi. Icyo umuntu akora ariko kirya akora buri munsi yisubiramo. Reka tuntange urugero rw'icyo twita habit. Inyuma iyo abantu bakureba bakubona ko uri umuntu ugaragara neza, ukeye, ariko uwo uri we nyirizina ni bya bindi ubamo aho abantu batakureba, bya bindi ubamo mu ibanga, bya bindi ubamo uvuga wenyine, bya bindi ushobora kujya kuvugira kuri telefone bikaba ngombwa ko wihisha. Ibyo ngibyo nibyo bikora uwo uri we. Uwo noneho ukora uwo uri we nibyo utsindamo. Birumvikana ko niba ari byiza uba neza, bigenda neza. Niba kandi ari bibi nabyo bigenda nabi. Reka ntange urugero, wenda nk'umuntu avuye mu kazi ke runaka, avuye mu kazi ajya hehe. Publicly ashobora kutubwira yuko asoma ibitabo, ariko mu by'ukuri we ubwo arabizi niba asoma igitabo. Icyo gitabo cyakindi akora avuye mu kazi nicyo twita habit. Rero iterwa n'iki? Iterwa n'ibintu bitatu. Kugira ngo umuntu agire icyo twita habit, agomba kubanza kugira icyo bita knowledge, icyo twita ubumenyi. Ni ikintu buri muntu wese azi, yabonye mu ishuri, yabonye mu byo yize gukora. Icyo nicyo twita ubumenyi. Noneho icya kabiri nicyo twita skills. Ni nk'icyo twakita ubumenyi ngiro, ni uburyo bwo gushyira mu bikorwa ibyo umuntu azi. Hakakurikiraho noneho icyo twita desire. Ni ubushake, ni intumbero yo gushyira mu bikorwa cya kintu runaka. Iyo uri umuganga
ariko ibyo ukora bikaba ari ubwubatsi. Donc mwishyira mu bikorwa, gushyira mu bikorwa ukiyubakira. Ibintu biza cyane muri wowe ni ukubaka, ntabwo ari bwa bumenyi uzi mu mutwe. Niyo mpamvu ibyo bintu bitatu bigomba kuba bijyana: ubumenyi ngiro n'ubushake bwo gukora bya bindi. Noneho abiti ikomoka muri ibyo bintu uko ari bitatu, uko ubikora nuko ari bitatu. Iyo ibyo ushaka bitandukanye n'ibyo ushyira mu bumenyi ngiro bwawe, ibyo ugeraho bitandukana, nabwo birumvikana ko resultat ziraza gutandukana. Muri make ibyo bintu twazabiganiraho mu buryo burambuye, ariko reka mvuge mpere ku ntambwe ya mbere, kuko iyi ntambwe ya mbere ikubiyemo ibice bibiri ngiye kuvuga. Icya mbere, inkingi ya mbere ni ukumenya gutegura cyangwa se kumenya guteganya hakiri kare. Reka mvuge mbitereye no ku ngero twatanga. N'urugero, iyo tuvuze kumenya guteganya, hazamo navuga ngo ni ukumenya gutekereza mbere. Reka tuvuge ko abahinzi babiri, umwe bombi basabye Imana imvura. Barasaba Imana imvura, umwe aragenda, bamaze gusaba Imana imvura, umwe aragenda ahinga imirima ye, arayitegura, arayifumbira, arindira ko imvura igwa. Undi muhinzi wa kabiri nawe aragenda afata ya mirima ye, umurima ararindira, aravuga ati nasabye Imana imvura, ndindiriye ko Imana izampa imvura. Imana nimpa imvura, nanjye nzatangira guhinga. Baratuza, igihe cy'imvura rero kigeze, imvura iragwa. Iguye, wa muhinzi wari warateguye imirima, yateye imyaka. Wa wundi wabonye imvura iguye yatangiye kujya gutegura imirima. Ndashaka kuvuga kuri abo bantu bombi. Hari umuntu twita ibintu tuvuga ngo ni proactive cyangwa se reactive. Ni mu byumva murumva ko bombi bategereje imvura, ariko umwe yariteguye ategura imirima kubera ko yamaze gukora igikorwa kibanziriza ibyo adashoboye. Uwo ni wo muteguro yakoze. Undi we arindiriye ko imvura igwa. Murumva ko yitwa reactive, donc akora ibintu kubera ko yabonye. Reka mvuge ku rundi rugero, nzishima ninubaka inzu. Ibyishimo bye bishingiye umunsi azubaka inzu, when I have. Noneho undi nawe akaza akavuga ati ubu sinagira icyo mpindura mu mikoreshereze y'amafaranga yanjye. Abonye ko ikibazo gihari, ariko icyo kibazo gihari yumvise ko agomba no kugira icyo agihinduraho. Murumva ko uwo niyo twita proactive. Noneho atandukanye n'ubundi, noneho coronavirus izaza ikamushyira mu bukene, yarangiza akavuga ati uzi ko ngomba kugira icyo mpindura. Ni reactive, ni ikintu akoze adashingiye yuko cyari gikenewe, ahubwo agitewe n'ikibazo. Ubwo umwe bamwita proactive, kumwe ari proactive, undi ari reactive. Umwe yatekereje mbere, undi atekereza kubera impamvu runaka. Kugira rero ngo ugire icyo ugera, inkingi ya mbere ni ugutekereza mbere yuko abandi batekereza. Ni ugutekereza ikintu udashingiye, simvuze ahangaha ko ugiye gukora ikintu abandi batarakora, ahubwo ni ugutekereza ikintu ugiye gukora mbere yuko ukinjiramo, mbere yuko ukijyamo. Intambwe ya kabiri, yo ni intambwe ya mbere yo kuba proactive. Intambwe ya kabiri ni intambwe yitwa gutangira uzi aho uva naho ujya. Kumenya aho uva naho ujya. Iyo abantu bari muri course cyangwa se mu isiganwa ry'amamodoka, ry'amagare, akenshi baba bafite, reka ntange nk'urugero rw'abasiganwa ku mamodoka, bagenda ari babiri. Umwe aba ari iburyo, ari we utwaye, undi aba ari ibumoso afite ikarita. Iyo karita igenda imwereka aho umuhanda uzanyura, aho uzakatira, nuko umuhanda uzajya ugenda. Bivuze iki? Mu mutwe we atangira zibura inzira zanyuramo, abaza ahazamuka, abaza ahamanuka, abaza aho bizamugora, abaza aho bizamworohera, abaza aho bizagera, bikavuga bati umuhanda wose abawureba. Ni iki rero gifasha umuntu kureba, gifasha kureba umuntu, kureba uko umuhanda umeze? Nicyo twita plan. Ni igikorwa ukora ukagira upanga ukamenya ngo ndava hano ndajya nderekeza ahangaha, ukaba uzi naho werekeza hariho n'icyo bizagusaba.
yewe ukanamenya hakiri na kare aho inzira izagorana n'aho izaba yoroshye gutambuka. Iyo ni inkingi ya kabiri, nicyo twita gutangirana iherezo mu mutwe wawe, ukabuze ngo ndava hano ndajya ahangaha. Ikibigufasha ni iki, nicyo twita plan. Intambwe ya gatatu nayo y'ingenzi ni iyihe? Ni intambwe ya gatatu niyo kuvuga ngo iyo umaze kubona plan hakurikiraho noneho gusetinga cyangwa se gupanga uko ibintu bizakurikirana. Intambwe ya mbere ni muyumva niyo kuba umuntu ushyira mu uri responsable, no gufata ibintu byawe ukabishyira mu nshingano zawe. Intambwe ya kabiri ni ukuvuga ngo ibi bintu nashyize ndi kumva ko ari ibyanjye ko nabikora, reka noneho mu mutwe ndabyumvane. Ukavana bya bindi mu mutwe ukabishyira ku gishushanyo mbonera, ukagishyira ku gishushanyo mbonera, aricyo twita plan. Indi ntambwe ya gatatu noneho itangira noneho no kuvana bya bintu ugatangira kubishyira mu bikorwa, byemvolvinga icyo twita physical aspect cyangwa se physical activities. Niho noneho utangira gupanga ukavuga ngo iki kintu kubera ko napanze ko iki kintu kizakorwa kandi kikazagera mu myaka 5, mu myaka 5 iyo ndebeye mu kireba kure cyanjye cyangwa se mu kareba kure kanjye, ndareba nkabona mu myaka 5 nzaba ndahangaha. Ariko mu myaka 5 ndahera hehe? Ukaza kumenya noneho kuri wa muhanda aho uhera. Reka mvuge ngo igikombe cyangwa se igikombe gihabwa umuntu wagize isiganwa ntabwo gihabwa umunsi yakinnye umukino wa mbere, ahubwo buri mukina kina ugira intambwe ugomba kugira mu iterambere. Ryerekana ntanga urugero ku mukinnyi w'umupira w'amaguru. Umukinnyi w'umupira w'amaguru mujya mubona ko gukina biraryoha, n'abantu bakina turabakunda, ni ikintu cyiza cyane. Iyo barimo bagikora ubona ni ibintu byiza, si n'amaguru gusa no mu mupira wa basket. Ariko kugira ngo utware igikombe ubanza ukamenya uriwe, ukamenya abo mukinana, ukamenya imyitozo ugomba gukora. Ariko reka mvuge umuntu ku giti cye, imyitozo agomba gukora igihe ayikorera. Niyo wasiba umunota umwe, uwo munota umwe uzagira ingaruka ku musaruro uteze. Niyo kandi uko ukora cyane ugakoresha igihe cyawe nk'uko ugomba kugikoresha, bigira ingaruka ku musaruro nyirizina utegereje. Reka turebe rero, navuga ngo ibyo ngibyo bijyana noneho n'umunsi ku munsi. Ya ntambwe ya gatatu itangirana n'umunsi ku munsi ibyo ugomba gukora. Aho ngaho nicyo bavuga kumenya ngo ni ibiki ndakora, ni ibiki nkora. Mwumva umumaro wa plan, ariyo twarebye ku ngingo kuri ya nkingi ya kabiri. Plan ni yitanga icyerekezo. Iyo plan navuga ngo ni ikwereka umuyoboro uri bunyuremo naho utari bunyure. Bivuze iki rero? Bihita bivuga ku ntambwe ya gatatu bikwereka ibyo ugomba gusiga n'ibyo ugomba gukora. Bikwereka n'abantu mutari kumwe n'abo muri kumwe. Reka mvuge kuri iyi ngingo ya gatatu. Iyi ngingo ya gatatu ni ingenzi kubera ko ni ingingo isaba yuko hari ikintu ukora. Niba hari abantu bamwe mwagendanaga, ntabwo muzongera kugendana ku mpamvu z'uko ufite ikindi cyerekezo gishyashya cyaho ugiye kujya. Niba hari abantu bamwe mwavuganaga badafite aho bahuriye n'icyo cyerekezo, utangira ukarekrita bashyashya ukanavanamo babandi mudafite aho muhuriye kuri cya cyerekezo ushoreye. Reka turebe rero, ibi ngibi bifasha no gukoresha neza igihe. Ukavuga ngo igihe cyanjye ndagikoresha bwa mbere kuri ibi, igihe cya kabiri ndagikoresha kuri ibi, ikindi ndagikoresha kuri ibi, ikindi ndagikoresha kuri ibi ngibi. Izi ntambwe uko ari 3 nizo zigize inkingi nyamwamba y'umuntu ushaka wese utangiye projet iyo ari yo yose, umushinga uwo ari wo wose mu kuwukoraho. Reka mbivuge gutya, ibindi kuvuga ni mico iranga umuntu wese uyoboye umushinga runaka. Reka noneho turebe ku ntambwe ya kane. Iya kane tukira ariko gato ku ya gatatu. Iya gatatu aha niho umuntu apangira ibikorwa akora bya buri munsi, icyo akora buri munsi, ahanyura buri munsi, icyo avuga buri munsi, uko agenda buri munsi, abo bagendana buri munsi, igihe atahira, igihe agira mu kazi, ibyo akora ageze ku kazi, igihe aruhukira, igihe arira, kubera ko ibi byose bizagira uruhare ku ntambwe ya nyuma. Iyo ubashije gutsinda kuri ibi bitatu,
uba ukoze icyo twita private victories. Donc ni intsinzi yawe ubwawe uritsinze, kuko ibi ngibi nibyo iyo utabashije kubikora nta n'ikindi ubasha gukora mu bisigaye. Inkingi ya kane, navuga ko mu nkingi ya kane ni icyambere no gutekereza noneho ku bakiriya. Inkingi ebyiri za mbere, eshatu za mbere nizo zikubiyemo muri kwimenya, kumenya ibyo ukora no kumenya no kubyumva no kureba koko niba uzagerayo. Ni naho umuntu areba banke, akareba banke azakorana nayo, banke uko bakorana, uko basanzwe bavugana na banke, niba ari mu gihombo cya banke, ese ni umuntu ushaka kuva mu madene, wari uri mu madene ariko akaba ashaka kuyavamo. Reka mbabwire izi ntambwe uko ari zirindwi turi kuvuga, cyangwa se inkingi zirindwi, ni inkingi nyamwamba zikenewe mu buzima bwa buri munsi. Ni inkingi zikenewe muri business kugira ngo kuri buri kigero cyose waba uriho. Ntabwo ari icy'abatangira business, ahubwo cyane reka mvuge yuko zizafasha cyane abantu basanzwe bakora business mu buzima bwabo. Inkingi rero ya kane ni iyihe? Niyo bita win-win. Abantu twagiye tureba, nagiye mbibona, namwe murabibona hano, umuntu akubakira abantu amazu, yagiye kwiyubakira inzu ye, yubaka inzu ye neza cyane, akubaka inzu ye ku buryo iba ari inzu ikomeye, iberewemo no guturwamo n'umuryango we, akayubaka neza. Ariko yaba agiye kubakira abandi, akubaka inzu nyuma y'imyaka 2, 3, 5, amafaranga ye barayamwishyuye, yarayabonye, yaragiye, niba ari ikigo cya leta yarishyuwe byararangiye, za nzu zigatangira gusenyuka. Niki cyabiteye? Ntabwo ari kureba ku kintu bita win-win. Nzunguka aya ngaya, ariko abakiriya banjye nabo abo bazaba bari mu mazu yabo bazaba bishimye. Uyu mwenda nawungutse 5,000, ariko umukiriya wanjye nawe wambaye aranyuzwe, arishimye. Noneho ukaza gusanga bisaba kutekereza ku mukiriya, ukavuga ngo niki nakora abo ngiye gukora, aba beneficiaire cyangwa se abakiriya banjye bakacyungukiramo, nanjye nkunguka. Ibyo rero bituma hariho uburyo butatu cyangwa se bune. Bwa mbere hakunda kubaho bwitwa ngo ni win-win, ni reka nunguke nawe wunguke, inuma ngo twembi tubigiramo inyungu. Hari na win-lose, ndunguka ariko wowe ubihomberemo, umuntu umwe wenyine niwe wunguka, ariko ubwo ni kuri parity ya wa wundi utanga service. Hari n'icyo bita lose win. Lose win ni ukuvuga ngo uratakaza, ngenda atakaza, wowe uhombe. Ibi bintu ubundi ntabwo bikunze kubaho, kubera ko navuga ngo ni nko kwitanga ngo upfe ubundi bitakwiye. Noneho hakabaho n'icyo bita lose, duhombe twese. Duhombe twese ni ibintu bikorwa n'abantu bakunda nko gushaka kwihorera. Aba mu mutima we yarahombye, akagukorera ikintu, akaguha service abizi kuzahomba, ariko agamije ngo yihorere. Narahombye ariko nawe uri buze guhomba. Noneho uburyo bwiza rero nubuye, iyo ukora service zose ukoresha, ari nicyo bita win. Noneho nukuvuga ngo twese twunguke, umuntu wese abarwanira. Ariko uburyo bwiza bwo kugira ngo utange service yose cyangwa igicuruzwa cyose ni ukureba kuri win-win. Iyi ngingo ya kane ihera mu ngingo eshatu zindi zisaba ngo urebe ku bandi, urebe icyo ugiye gukorera abandi, ariyo twita win-win. Niba win-win itariho, ukavuga nta deal turi bukore. Niba twembi tutari bwungukiremo, ntabwo turi bwinjiremo. Inatumuha agaciro, igaragaza uriwe, igaragaza icyubahiro cyawe, igaragaza agaciro kawe, igaragaza ubudakemwa bwawe. Ni ingingo abantu batajya bitaho, ni nayo ikunda kuba rimwe na rimwe iyoboye ibiciro birebire. Ukabona umuntu araguhenze, ariko appareil yawe yagira ikibazo arayigusubije, arakubwira ati yingarurire nguhindurire. Kubera ikintu areba nuko wowe wunguka nawe akunguka. Ntabwo akeneye kuguha ikintu. Hari n'abandi bandikaho ibintu akavuga ati ikintu cyamaze gucuruzwa ntigisubizwa. Ngira ngo ni ibyo tumenyereye, ngo ikintu cyamaze gucuruzwa ntigisubizwa, ku buryo ashobora no kuguha ikintu abizi neza ko cyapfuye, ariko kubera ko fagitire yanditseho ngo ikintu cyasohotse mu iduka ntigisubizwa, ntubashe kugisubiza. Muri business rero biba byiza aho ubasha kugura ikintu ariko cyanagira ikibazo, ukavuga ati umukiriya wanjye ntabwo ari bugwemo.
binakora umubano mwiza n'abakiriya bawe, ukavuga ati uyu muntu ninjye wagize uruhare mu kugira ngo iyi serivisi igende nabi, ngomba kubimwishyura, ngomba kumwereka yuko nitaye ku mibereho myiza ye. Ibyo bintu reka mbabwire, win-win perception, win-win application, uburyo bwo gukoresha win-win muri business ni ikintu kizana inyungu y'umurengera abantu batajya bamenya ariko ihoraho iteka. Reka kuko izana icyizere, yongera mu mutwe ukumva urishimye, mu mutwe ukumva uranezerewe, ituma umenya uko abakiriya bawe bavuga bati uyu muntu nta wundi twagirira icyizere utari we. Yongera ibintu byinshi cyane. Ikindi yongera visibility, ituma abantu kampani yawe igaragara neza, bigukorera marketing. Kandi ikindi ushobora kwisanga ufite abakiriya benshi cyane b'ibyo ukora bishingiye gusa kuri kwa kundi uharanira yuko umukiriya wawe abigiramo inyungu. Umuntu ukunda win-win usanga abakozi be bajya mu mahugurwa, abakozi be arabahugura kugira ngo batere imbere, apanga ibintu bye neza. Kubera iki? Abavuga bati nintabikora ntabwo bazabigeraho. Ni win-win, kugira ngo babigereho nuko nanjye mbasha gukora iki ngiki. Ikindi bituma byongera umusaruro waba uw'imbere mu kigo ndetse no hanze y'ikigo. Ndavuga umuntu niba ari inzu wamwubakiye, ukamwubakira inzu ye akazayituramo akagubwa neza, bizagenda neza. Niba ari abantu bakoreye kontabilite, dufite ibigo bikora kontabilite, ndetse ababikenera bashobora kubyifashisha mu buryo butandukanye, ukamukorera serivisi nziza. Yagera mu kigo cy'imisoro n'amahoro agasanga imibare ye imeze neza kandi inyuze mu mucyo, bamukorera igenzura icyo twita audit, agasanga ibintu bimeze neza, azaza gushimira, azishima cyane kandi azakuzana. Icyo ngicyo nicyo cyubaka. Turi kugenda kuri cya kintu bita win-win. Ntabwo ndi kureba gusa amafaranga nakuyemo, ahubwo ndi kureba n'inyungu yawe wowe nk'umukiriya. Reka ingingo noneho ya gatanu niyo bita kumva ibintu mbere y'uko ushaka ko abandi babyumva. Umuntu ari gucuruza ibyo kurya runaka, ntarabiryaho n'inshuro imwe. Mumbwire bavandimwe, ntarabiryaho n'inshuro imwe, ntaranumva uko bimeze, ariko ari kukubwira ngo ibiryo bye ni byiza cyane, nta nubwo azi ubwiza bwabyo. Icyo kintu birasabye, ndi gushaka kuvuga iki, ikintu uzi kudakunda wishaka ko n'abandi bagikunda, banza ucyumve neza. Ni produit, ni business, ni service. Umva impact yayo kuri societe no ku bakiriya bawe no kuri wowe ubwawe. Abandi bazabyumva neza kurushaho. Niba ari isomo rimwe utanga, banza uryumve unarya applying wowe ubwawe. Isomo uryumve, urisobanukirwe, rijye mu bikorwa, nurangiza wigisha abandi kubikora. Binagenda neza cyane kuko bituma abakiriya bawe bagutega amatwi cyane. Noneho iri ni mu byumva. Ingingo ya 4 ni ugutekereza icyo ugiye gukora. Ingingo ya 5 ni ugushyira mu bikorwa bya bindi. Noneho ingingo ya 6 noneho ni ugukorana n'abandi, cyangwa se iyo twakita synergy. Nicyo twiteka. Ingingo ya 6 ntabwo ari ikintu kimwe gusa, ahubwo noneho ni ugusohora bya bindi byose ukajya kubikorana n'abandi. Ni ukumenya noneho imbaraga za timu muri kumwe, ni ukumenya imbaraga zabo muri kumwe. Hari abantu benshi cyane bakunda kwitwaza ko ari ba shefu wa projet, ba shefu wa departement, bakima uburenganzira abo bakorana, bakima bwo kubereka ibintu bishyashya. Aho ngaho noneho niho uzaniramo kuvuga ngo abantu bose murakaza neza kugira ngo duteze iyi ngingo imbere. Aho niho uzanamo uburyo bwo guhimba ibishyashya, icyo bita welcoming creativity. Ukemera critics, ukakira ukunengwa ku bintu bitagenda neza, ukemera yuko abantu bakubwira bati tukeneye kwirukanka kuri uyu muvuduko watubwiye gutya, ariko dukeneye ko tugendera aha ngaha. None kumenya ngo ni uburyo bwo kubaka icyizere hagati yawe n'abo mukorana, hagati yawe n'abakiriya bawe. Mwibuke ko cya cyizere tugifite nk'igitekerezo, tugifite nk'icyifuzo, ariko tugiye kugishyira mu bikorwa kugira ngo noneho gitangire gikoreshwe. Hari ingingo rero ya 7 niyo ngiye kurangirizaho, kandi ni ingingo ya 7 ni igihe, niyo twita ngo tyaza ishoka. Gutyaza ishoka
umusaza umwe bamuhaye bahaye urugero nakagero kamwe k'umusaza bahaye ku gutema igiti ariko bamuha n'umusore bamuha nawe gutema igiti bari abantu babiri n'ubundi muri abo bantu babiri umwe yaravuze ati wa musaza yaragiye atyaza ishoka aratyaza kandi yarashaje cyane ku buryo umuntu wese yamurebaga akabona nta kintu yamara. Wa musore nawe aragenda nawe aratema kuva mu gitondo kugera nimugoroba ibiti byaranganaga. Umusaza aje yatemye rimwe aragenda arongera aricara akajya ariko atyaza ishoka. Umusore agenda amubaza ariko bite wa musaza we tiburiya wowe n'imbaraga zawe n'ubushobozi bwawe n'ibyo urimo uri kubona iki giti uri bwigere ugitema uri gutema inshuro imwe warangiza ukagenda ukicara. Umusaza areka umusore aramwihorera. Umusore arakomeza aratema yareba umusaza ati uyu musaza njyewe uyu nguyu ndamurusha, uyu nguyu ntabwo ari bundushe ndabizi neza n'icyo ashoboye. Umuntu nta n'imbaraga afite nta n'icyo afite ariko kumba umusaza yarimo atyaza ishoka agarutse agatema akongera agatema inshuro ebyiri akasubira gutyaza ishoka. Inshuro ya nyuma atema rimwe igiti gihita ko kiragwa. Yatemye gake ariko ku ishoka ityaye. Wa musore atema umwanya munini cyane ariko ku ishoka idatyaye. Bivuze iki rero? Gukoresha imbaraga utagira ubumenyi utagira ibyangombwa bituma izo mbaraga zawe zikora ntacyo bikumarira. Bivuze ko ukeneye gutyaza ishoka yawe. Ishoka rero icyara mu buryo ngiye kurebaho ni bune. Nitugaruka kuri ingingo 3 za mbere ni izijyanye na business plan n'uburyo utegura igitekerezo, uburyo igitekerezo kiva mu mutwe kikinjira mu nyandiko. Ingingo ya ndetse n'uburyo ibikorwa bitangira. Noneho ingingo 3 zikurikiyeho 4, 5 na 6 ni ingingo zijyanye n'imibanire yabo mukorana ndetse n'abagenerwa bikorwa bibyo mukora byose. Ingingo rero ya 7 ni ingingo ijyanye nawe ubwawe wowe ubwawe. Reka rero tubivugeho no gutyaza ishoka cyangwa se gutyaza icyo uri gukoresha. Igishoro dufite twese uko tungana n'uyu mubiri. Uyu mubiri niwo tuba dufite nicyo gishoro tuba tuzanye muri business tuba tugiye gukora. Niki rero dukeneye gutyaza? Niki dukeneye gutyaza? Ndashaka kubivuga mu buryo bune. Hari uburyo buri physical cyangwa se uburyo bwangewe nka ngewe. Hakaba n'uburyo buri mental bwo mu mutwe. Hakaba n'uburyo buri social cyangwa se emotional, byombi birajyana. Uburyo bw'imibanire n'abandi. Noneho ariko kuri ngewe ntabwo ndi kuvuga imibanire y'abandi kuri business, ndavuga imibanire yanjye nanjye ubwanjye cyangwa se imibanire yanjye n'umuryango. Hakazaho noneho n'uburyo buri spiritual, ni imibanire yanjye n'umuremyi n'Imana cyangwa se n'undi nsenga bitewe n'icyo abantu basenga, kuko ikiganiro cyanjye ntabwo kigamije kujyana abantu muri religion runaka ariko ni imibanire n'Imana. So ndagira ngo mbigarukeho rero uko ari ibyo bintu ko ari bine. Icyambere nuko muri bwa buryo hagomba kubonekamo ko uyu mubiri nkoresha ukeneye ibintu 3 by'ingenzi. Nkeneye kurya neza, nkarira amasaha akwiye kugira ngo ngere uyu mubiri ubugikoresho gikenewe gukoreshwa neza muri kakazi ngiye gukora. Ikindi umubiri ukeneye gusinzira neza. Umubiri ukeneye gusinzira neza, ukaruhuka, ukagira imbaraga kugira ngo uze kubasha gukora kakazi wagenewe gukora cyangwa se uri kuwukoresha. Umubiri ikindi kintu cya 3 ukeneye ni ugukora ni ukwitoza k'umubiri. Umubiri ukawutoza kugira ngo amaraso agende neza, umubiri habemo kuruhuka ko mu mutwe, icyo twita exercising. Ni ukugira ngo ube fit ku nshingano zose z'ibyo uri gukora, umubiri umeze neza. Indi ngingo ya 2 utyazaho ishoka cyangwa se utyaza ni ingingo bita mental. Ni ugusoma ariko ugamije kwihugura kugira ngo umutwe wawe uhugukire kumenya amakuru mashyashya n'uburyo bushyashya bwo gukoramo ya business yawe uri gukora.
ubwo ni uburyo bwa kabiri. Ikintu cya kane ni ingenzi cyane, ndashaka kuvuga noneho uburyo bujyane na social. Muri iyi minsi ubona ko abantu benshi baravuga business, ariko barakagenda bakibagirwa umuryango. Umwanya kugira ngo ubashe kugira umuryango cyangwa se social, nuko umenya ko umudamu wawe, umugabo wawe, abana bawe bafite uruhare runini mu gutera imbere kwa business yawe. Bivuze iki? Hagomba kubonekamo icyo twita quality time, igihe gito. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni igihe kinini cyane, ariko icyo gihe muri kumwe n'umuryango, nta telefone, nta televiziyo. Niba ari ukurya ni ukurya, niba ari ugutembera ni ugutembera, niba ari ukuganira ni ukuganira, ukabona umwanya uhagije ugenera umuryango. Niba ufite inshuti, kuko ntabwo uzabaho muri iyi si utagira inshuti n'abavandimwe mugendana, bagenera igihe. Ariko icyo gihe kigomba kuba kibaze, mbisubiremo, kigomba kuba kibaze, kigomba kuba ari igihe cyiza. Niba uri kumwe n'inshuti ukamuha umwanya mwiza. Nibutse ko ikikomeye cyane ntabwo ari quantité y'igihe uri butanga, ahubwo ni qualité, n'ubwiza bw'igihe uri butange, n'umwanya ugiye guhereza inshuti yawe cyangwa se abo mugendana, abo umuryango wawe, kugira ngo ugire uruhare mu iterambere rya ya business yawe. Ikindi cya gatatu, cya kane ari cyo ngezeho mu buryo bwo gutyaza, no gutyaza imibanire yawe n'Imana. Mu mibanire umuntu abanamo n'Imana haba hakenewemo ibintu bigeze muri 4. Niho hari byinshi, kuko ni naho hingenzi cyane kuruta navuga ngo hari hose, ariko hagomba kuba hangana ku kigero kimwe, bigendana byose. Nuko ukeneye gusoma ijambo ry'Imana, ukeneye se gusoma ijambo rijyanye n'imyemerere, kuko mbona ko ari n'abavuga ibindi, nabo ugasoma ibijyanye n'imyemerere wizera ku Mana, kuko Imana igira uruhare mu bikorerwa hano ku isi. Niyo ibikora yonyine, bidakozwe nayo nta gikorwa. Hagomba kubaho imibanire myiza n'Imana, hagomba kubaho umwanya wo gusenga, ugasenga uko usenga kose, ariko ukagira umwanya wo gusenga uhagije. Reka mvuge ngo ntabwo uzakora exercise ngo wibagirwe gusoma ibitabo cyangwa se kumva amakuru mashyashya ajyanye na business. Ibyo ntibizakuraho kugumana n'umuryango no kubana n'umuryango neza, ariko no kubana n'Imana kandi bikagenda neza. Ubwo ntabwo uzaherera mu gusinzira no ku exercisinga no kurya neza. Ubuzima bwiza butari mu Imana ntibujya bubaho. Bavuga ngo kubana n'Imana harimo kuririmba, gusenga, ugakora meditation ariko ijyanye n'ijambo ry'Imana, ntabwo ari meditation ijyanye n'akazi. Hakabaho no guterana, no kubaka ubumwe na wa muryango muhuriye mu byo mubamo mu ijambo ry'Imana. Umuryango ndavango icyo bita communion fraternelle, cyangwa se guhura kwabo musengana, kugira ngo nabo muganire, kuko uwo muryango urawukeneye cyane mu mpande zose. So navugaga rero ku ngingo ya 7 ijyanye no gutyaza ishoka. Ingingo twaganiriyeho zose muri rusange, harimo iya mbere twabonye ko ari ugutekereza mbere y'igihe, aho uri kujya n'icyo ushaka kugeraho, kandi ugatekereza mbere y'uko abandi batekereza. Kuko nutekereza abandi barimo batekereza, bazagutanga igitekerezo kandi mwarabiherewe rimwe. Kandi nongere mbisubiremo, speed. Abantu bose bagira ibitekerezo bahurira ku kintu kimwe, ariko ibitekerezo babibonera rimwe, bakabyakirira rimwe, ariko batandukanira hehe? Igihe bibafata kubishyira mu bikorwa. Niba abantu bamenye ngo harikenewe uruganda rwo gukora inkweto runaka, kubera yuko leta y'u Rwanda yavuze yuko nta muntu uzongera kujya mu muhanda atambaye inkweto, abantu bose ayo makuru bayumviye rimwe, ariko batandukanira ku gihe bibafata ngo bashyire mu bikorwa bya bindi. Icyo twita speed of implementation. Ukaba ufite igishushanyo mbonera cyaho inzira yawe izaca, naho izagera, ibyo uzakenera, ku buryo buri kintu cyose ugiye guhagurukana mu nzira ubukiza. Icya gatatu ni ugutangira gushyira mu bikorwa. Icyo twita gutangira gushyira mu bikorwa, ukamenya ngo ibi ngibi ndabishyira ku ruhande ku mpamvu z'uko ntibimfitiye umumaro, ngiye kujyana gusa n'ibyo nshoreye. Ingingo izeshatu zombi ni umuntu wenyine uzikora mbere yuko yinjira mu gikorwa. Indi ngingo ni ijyanye nicyo twita win-win, gutekereza ukavuga ngo ni barunguka mwiki, ngewe ndunguka mwiki. Mbere y'ingingo
gatanu ni ukumva ibintu ibyo ugiye gukora ukabyumva, ibyo uri gukora produit zawe, service yawe ukayumva ukanayinjoyinga mbere yuko abandi bose bayinjoyinga. Iyo uyinezererewe abandi nabo bazayinezererwa, bazayishimira kubera ko ibyo wishimiye n'abandi bazabyishimira. Ikindi cya gatandatu noneho ni uburyo ushyira mu bikorwa imikoranire yabo mukorana, y'abafatanyabikorwa bose bakagira uruhare mu byo uri gukora, haba kwakira feedback zabo, haba kwemera uburyo bwo guhimba ibishya udushya ayo twita creativity, ukabemerera ugafungura umurongo. Ingingo ya karindwi irihariye kuko ni yawe wowe wenyine, ni uburyo bwo gutyaza ishoka, ni imibanire yawe, kuba ufite umutwe muzima wuzuyemo package, wuzuyemo ibyangombwa, uhora wongeramo buri munsi, wakumva amakuru, wajya mu nama zivuga kuri business yawe, wajya mu ariko ukaba ufite umutwe uhoramo amakuru mashyashya ku byo ukora cyangwa uri gushaka gukora. Ikindi ni ukugira umubiri muzima, wariye neza, ukaryama neza, ukagira na exercise, ubundi biragoye ko warwara. Umubiri muzima rero nibyo bintu bitatu ugomba gukora. Ikindi cya kane ni imibanire n'umuryango, kugira umwanya mwiza wo kubana n'abana, wo kubana n'umudamu, wo kubana n'umugore, wo kubana n'inshuti zawe zimwe ariko zitabangamiye business yawe, kubera ko ibyo byose nabyo twabonye yuko ku ngingo ya kane hari ibyo ureka, hari n'abantu ureka ku mpamvu z'uko ugira gusa ngo ujyane n'abajyanye mu cyerekezo cyawe. Hari ingingo rero muba ariko uzareka, ntuzigere ureka umugore wawe, ntuzireka umugabo wawe, ntuzareka abana bawe, abo ni abo mufatikanya rwa rugendo. Ni niyo mpamvu bakeneye umwanya munini cyane mu gihe cyawe no mu mibereho yawe ya buri munsi. Ikindi ngingo nasorezagaho muri uko gutyaza ishoka kuri ku ngingo ya karindwi ni ingingo yo kubana n'Imana. Harimo gusoma ijambo ry'Imana, harimo kuganira n'abantu b'Imana, bamwe muhuje kwizera, kugira ngo imyemerere yawe kuyoboka Imana ikomeze igende neza, kubera yuko nigenda nabi ibintu byose uzakora ntabwo uzigera wishima, ariko iyo ubanye neza n'Imana bigufasha kubana, kumenya uko ugenda ukora buri cyose ukora. Izo ngingo uko ari 7 umuntu uri buze kuzikenera zose muri make araza kuzisoma hano hasi video, ariko uzakenera n'ibindi bisobanuro nabwo ashobora kubibona mu buryo haba ari kutwandikira kuri telefone, haba ari no kutwunganira. Mushobora kutwunganira, ushaka kuvuga ati noneho ndifuza kuzagira uruhare muri iki kiganiro mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nabwo twiteguye kukwakira. Mwakoze cyane. Kugeza igihe tuzongera kubonana, yari inshuti yanyu Coach Esdras Karekezi.